Ruzibiza Jean Claude watangiye ahinga ibigori yateye intambwe yinjira mu buhinzi bw'imbuto n'imboga akorera mu nzu izwi nka greenhouse. Ahakorera ubuhinzi bwe mu kagari ka Kahinzi mu mudugudu wa Rebera umurenge wa Bushoki mu karere ka Rulindo. Ubu muri iyo mirima ye harimo imboga za poivro zirimo izikiri ntoya, izeze ndetse n'inyanya. Avuga ko ahinga ku buso buto ariko agasarura byinshi kandi akaba bikesha gutinyuka n'uburyo leta y'u Rwanda yagiye imwunganira. Ngitangira rwose nahuye nta bumenyi bwinshi nari mbifitemo, ariko nagiye nkora ingendo suri, nagiye njya mu mahugurwa mu Rwanda muri RAB, bagiye bamfasha cyane, ariko no hanze y'u Rwanda. Murabona nk'iriya greenhouse mwarebye hariya igira metero 40 ku 8. Ubwo ni ukuvuga ni metero kare 320. Ushobora guteramo ibiti 1000 by'inyanya. Buri giti rero cyeze tuvuge ibiro nk'icumi, birumvikana ko wasaruramo toni 10 kuri metero kare 320. Muri greenhouse biba birinzwe nta byonyi nta nyoni yinjiramo. Twagiye tugerageza kugira ngo duhugurwe, ari naho navanye icyo gitekerezo cyo gushyiraho hariya mwabonye kiriya kigo gitanga amahugurwa kugira ngo gishobore gufasha baba urubyiruko, abagore cyane cyane, hanyuma n'abandi ba rwiyemezamirimo bashaka kwinjira muri iyo myuga y'ubuhinzi cyangwa ubworozi. Ubwo n'icyo kigo kirahari cyo kubafasha. Kandi rero nyuma yo gutanga amahugurwa tujya dutanga n'icyororo cyo kugira ngo umuntu ahita atangira ubworozi bwe cyangwa se ubuhinzi bwe. Abandi baje bari bavuye mu zindi ONG, twagiye duha amahugurwa. Hari abandi b'abaturanyi bo bajya baza rwose mu buryo bwihuse bubangutse. Hanyuma rero no mu rubyiruko ubu turimo gutegura, ubu ngubu tuvugana turimo gutegura amahugurwa y'urubyiruko y'abantu bageze ku 200. Turimo kubitegurana, hari ikigo cyitwa Kirimo Trust, turimo kubitegurira hamwe rero kugira ngo urwo rubyiruko bazashobore kubona amahugurwa mu bworozi bw'inkoko. Ruzibiza ubuhingira isoko ryaguye, ubuhinzi bwe yabwinjijemo n'abana be. Umuhungu we Ruzibiza Paulin ukoresha mudasobwa mu gukurikirana izo mboga zihinze mu nzu, avuga ko iryo koranabuhanga n'imihingire ijyanye n'igihe batangiye kubitoza n'abahinzi baturanye. Dufite ikigo cy'amahugurwa duhuguramo abaturage, duhugura amakoperative. Abo bantu turabigisha ubumenyi, tukabaho n'imbuto cyangwa se bitewe n'icyo twahuguyemo, tukabaha n'ikintu cyo kujya gutangiraho cyangwa cyo kujya kwigiraho kugira ngo nabo bagerageze, kandi tukanabakurikirana kugira ngo ugira imbogamizi tumube hafi, tumenye ikibazo yahuye nacyo tube twamufasha. Rwanda Best dukora ubuhinzi n'ubworozi, tukagira ubuhinzi bwo hanze mu mirima, tukagira ubwo mu greenhouse, harimo hamwe mwabonye zisanzwe dukoresha imipira yuhira, hakaba n'ingi ifite ikoranabuhanga ry'uko ifite imashini yuhira igashyiramo n'amafumbire yikoresheje bidasabye ko hari umuntu uza ngo abishyiremo. Hano turi rero ni muri iyo greenhouse nk'uko mubibona. Ni greenhouse ifite metero kare 800, ishobora kwakira ibiti bigera mu 2000. Murabona hano kuri uruhande harimo poivro zeze zikuze, hano harimo ku rundi ruhande wenda maraza kuhabona harimo izo tugihinga, harimo inyanya izo twita cherry tomato cyangwa tomate cerise. Harimo abazitaga ngo ni nyirakanyanya, ariko ntago ari ubwo bwoko, n'ubundi bwoko buva hanze. Rero twatangiye duhinga hanze bisanzwe nkuko nabivuze, tworora n'inkoko. Nyuma tuza gusanga inkoko zifite ifumbire nyinshi, dutekereza icyo twayikoresha tuyishyira mu mirima, ariko tuza gusanga n'ikirere nacyo kigenda gihindagurika. Dutekereza ko twashaka ubundi buryo dushobora guhinga ikirere kitatubangamiye, ku buryo tutagendera mu gihe wenda cy'imvura cyangwa cy'izuba. Aribwo twatangiye guhinga muri greenhouse. Harimo itandukaniro rinini, kuko nka greenhouse isanzwe naho amazi yijyanamo, ariko nk'amafumbire bisaba kujya kuyashyiramo. Amafumbire bisaba kujya kuyishyiriramo, kandi ubwo ni ukuvuga ngo urumva ntago uba wizeye, reka mvuge ngo 100% ko buri giti cyabonye ifumbire ingana n'ikindi, mu gihe hano n'imashini ibikora kandi ikabikorera amasaha. Niba mwabonye hanze dufite station meteo cyangwa weather station, ibanza ikareba ubushyuhe hanze, ubukonje, imvura, umuyaga,
hano mu imbere naho hakaba harimo ikindi nacyo gipima iby'imbere kikabihuza kikamenya ngo ibi biti bikeneye amazi angana gutya buri gihe kingana gutya buri masaha 2 cyangwa buri masaha 4 bitewe n'uko hanze hameze. Ubwo ngo iyo hashyushye cyane ishobora kuhira inshuro nyinshi, haba hadashyushye yumvamo hano imbere nta kibazo kirimo ikaba yakuhira inshuro nkeya. Ibyo urumva ni ibintu aba yari umukozi ubikora ashobora kwibeshya, ariko iyo ari imashini ibigendera ku mibare ni ibintu biba bibaze ku buryo bidashobora kumera kimwe na greenhouse isanzwe. Abahinzi baturanye na Ruzibiza Jean Claude bavuga ko iminsi yicuma ubuhinzi bwabo bugenda buzamuka bitewe n'ubumenyi basangiza ku kuvugurura imihingire. Birashimishije cyane kuko mbere atari yaza urebye n'inkayo natwaye turi mu icuraburindi, ariko aho hagereye ubona hari aho turi kuva naho turi kujya. Natwe tuza kwafatira amasomo cyane cyane ko agira amahugurwa ya buri gihe ahoraho nk'abahinzi bakorana hafi, nk'abayobozi bakorana hafi bakamwiyambaza ku rubyiruko, ku bagore n'abantu muri rusange. Kuri twe rero twumva ari ishema, ari kuri koperative, ari no ku bahinzi, ari no kuri leta. Nawe ubwiwe ni ishema rimuzamura rikamwegeza hejuru. Umukozi ushinzwe ubuhinzi mu murenge wa Bushoki Tuyishime Jean de Dieu avuga ko bishimira uburyo abahinzi bagenda bigira kuri Ruzibiza bikaba byarabafashe guhindura imyumvire ku guhinga kinyamwuga bakoresha ifumbire mvaruganda. Abahinzi bagera ku 3273 bose bagenda babona buno buhinzi bukorerwa hano mu murenge wa Bushoki bukogwa neza, nabyo bituma wa musaruro tugenda tubona ugenda wiyongera. Ruzibiza watangiye ari umuhinzi uciritse yinjiye no mu bworozi bw'inkoko aho afite izibarirwa mu 11,000 zitera amagi buri munsi, nyamara kandi yaratangiriye ku nkoko 100. Ni ibikorwa bishobora kumuha amafaranga atari munsi ya $1,500,000 buri kwezi, yahembye n'abakozi bagera kuri 30. Ibyo byose akaba bikorera mu isosiyete y'ishoramari yitwa Rwanda Best. Tuyishime Jadofisi mu karere ka Rulindo.